kuki igikuba cyacitse mu Banyegiputa ariko ntigicike mu Bayisirayeli kandi bambuka umugezi umwe, bari kwambuka umugezi umwe kandi abakene n'Abisirayeli. Hari abavuga ngo byatewe no kubura amafaranga. Aha ngaha abakene n'Abisirayeli nibo batagira ifaranga, nibo batagira igare, nibo batagira ifarashi, nibo batagira ingamiya, n'utwo bafite badutiye. Uzi umuntu ukuzurana umwuka kandi yagutiye, kuko Imana yarababwiye iti kugira ngo mutagenda mwambaye ubusa. Mwama dufashe. Mfite impungenge ko utari kubyumva. Ndimo ndavuga ko ikibazo cyane 80% si ibihe, ahubwo ni ibihe umuntu afite, kuko binsanze mu mavuta ni hahandi. Mwama dufashe kandi atugire neza. Bazacikamo igikuba, bacitsemo igikuba bafite amagare, bacitsemo igikuba bafite amafarashi, bacitsemo igikuba bari mu gihugu cyabo, bacitsemo igikuba bafite umwami, bacitsemo igikuba bafite intwaro, bacitsemo igikuba bafite abakonikoni, bacitsemo igikuba bafite abarozikazi, bacitsemo igikuba bafite inka, bacitsemo igikuba bafite intama n'amatungo, bacitsemo igikuba bafite imihanda baraye bariye. Ariko umwana umaze iminsi mu matafari, abumba amatafari, ariko ari kumwe n'Imana. Icyo nyishimiye ngo bageze ku nyanja, ngo yarababwiye iti rero aho rukomeye n'inyuma, ngo irahaguruka ibava imbere ije inyuma iti kambonane n'ibibakurikiye. Iyo tugeze aha rero ndafashwa, shikama umwami azaza. Urakoze Yesu Kristo. Iyo tugeze aha nkubwira ko iyo umwami abonye ibigutuza ari byinshi, akuva imbere akakuja inyuma, akavuga ati buragenda none. Icyo Abanyegiputa bazize, babuze Imana ibaje imbere, bari bafite Imana ariko itabaje imbere. Hano ndafashijwe. Amen. Utufashijwe n'iki? Itandukaniro ry'Abisirayeli n'Abanyegiputa. Abisirayeli bari bafite Imana igenda muri bo, yabona aho rukomeye akaba ari huye, rwakomera imbere kaje imbere, imanzi ihagarika inyanja, rwakomera inyuma ikaje inyuma, rwakomera iburyo ikaje iburyo, rwakomera ibumoso ikaje. Urabibuka ko bageze ku rutare, yaravuze iti kambavaniremo amazi. Nta Munyegiputa wari ugira akakuramo amazi. Ariko icyo mvuga, kuki byakomereye Abanyegiputa ariko ntibikomerera Abisirayeli? Aha turaza no ku muntu unyumva, kuki bimukomereye atari byo binkomereye? Umwami udufashe. Turi mu Rwanda, covid ni kuki gukomereye ntinkomerere? Kuki wowe yahageze ikagira imbaraga? Kuki iwanje ihageze ngapfa gukururuka ngasenga, yagera kuriya akavuga ngo no gutura tubireke? Kuki umuntu atangaje ngo ibyo twahaga Imana tubireke ngo ibihe byakomeye? Ibihe byakomeye, ibyo mwahaga Imana mu bireke ibihe byakomeye. Mwije gusenga ibihe byakomeye, nta nsengero zikinguwe, ibihe aho gusenga akingura insengero, ahubwo ugasenga azikinga. Aha haragaragara imbaraga nke covid yadusanzemo. Ariko urareba ko igenda icwendekeraho gatoya. Umwami adufashe kandi atigire neza. Nge ntuye Nyabihu, twasenze mu mbaraga zikomeye tugira ngo itazahagera ikahashinga intebe, kandi koko umwami yaratwumviye kugeza ubu. Turi mu turere Imana yarwaniriye, suko nabandi batagira Imana. Ariko icyo mvuga ngiki, igihe ukurikiranya n'umuntu ukagwaho yambutse, ntukagaye Imana ujurigaye. Abantu bibihire, niba ugeze ku mazi umwe akasubira inyuma akayasimbuka, wowe ukarohama, igaye. Aha tugeze rero ubutumwa tuzanye, abantu bigaye Imana nibigaye, abantu bigaye abashumba babo. Umushumba wawe si Imana yawe, ahubwo igaye. Wigaya abakubatije, wakubatije ntiyakubatije ngo akubere ntabwo ari kapita chef wawe. Iyo umuntu ari muri Kristo Yesu ababaye cyaremwe gishya. Ngibi byo Aroni yazize, kandi yagendanye na Mose, ariko agenda atagira Imana. 32 ibyo bishi babaza Mose Imana, bamutera babaza Aroni Imana, naho Mose yigiriye ku Mana. Ibi nibyo nkubwira, ntihakomeye ibihe, hakomeye. Umwami adufashe kandi atugire neza. Bikomera bitewe n'uwo bigezeho. Ku munyembaraga ibintu biroroha, ku ntwari ibyinshi biroroha, ariko ku kinyabari no kubyuka birakomera. Ku kinyabari n'ishuka riraremera,
umuntu w'ikinyabari n'ishuka aryiyoroshe guca ku kinyabari n'ishuka uramubwira uti kanguka nisenge akariterura ishuka rikangako none shishuka riraremeye se ku muntu w'ikinyabari no kuja kuri wese biragora umuntu unyabaritse w'umunyabwoba no kuja kuri wese biragora akaba afite indobo yasize mu cyumba cye akararana n'umwanda kandi kuri wese si kure ariko hakaba undi ubyuka akaja nkiri ku muntu unyabaritse kera twari dufite inka ku kinyabari iyo imvura yagwaga cyajaga kugama inka zikaburara kikavuga ngo wana ngo inka ntizahaza ngo kubera iki ngo wabonye imvura yaguye naho twe mwiyo mvura niho twabonye uko tuzahura tuziragira imiheko y'ibigori n'ibiki byose iyo rukomeye niho Imana igaragara Imana idufashe kandi tugire neza mwihumuriza abantu nibigaye ikiganiro dukoze nukwigaya umushumba watakaje intama niyigaye yigaya covid yigaya leta ntabwo ishinzwe kugufasha idini bivuga ngo iyo bampa kawunga ngo mba narariyoboye neza riyobore ryariye nitariye niba ribuza amazi itorero uyoboye kubita ku rutare amazi avemo wija guhamagara kwa Farawo ngo murantera inkunga uko yararejo n'uyu munsi niko ari kandi niko azahora iteka ryose icyo nshimira aleluya amen kutikiriza mba ngira ngo uvuge amena ukomeye uziko ibihe twibirenganya n'uwo bigezeho nuko iyo dusomye ijambo ry'Imana tubona ko Gehazi na Elisa barabanaga ibihe birabakomerera hapfa umuntu ubwa mbere hagiye Gehazi ajana inkoni ageze yakojejeho biranga kuki byanze kuri Gehazi bikemera kuri Elisa arega nuko utansubiza iki ni ikiganiro turi ntabwo ndi kubwigisha bari batandukanije imbaraga wowe nsubiza ibintu byakomeye abonetse umupfu ari hagati y'abantu babiri umwe aravuze ati yaranutse nta kikize undi aravuze utumva nkubwire mfite Imana ivuga bikaba amwubitseho umunwa amaguru umwuka amuhumekeyemo umwana aratsamuye eske byari ibihe bikomeye cyangwa ne Gehazi wari udakomeye ni Gehazi wari udakomeye tugaye Imana se tugaye umupfu se tugaye Gehazi no ufite ikibazo Gehazi ntigifite umupfu kuko umupfu we arasamye arindiye kuzuka Ezekiyeli ageze mu kibaya yasanze cyuzuye amagufa none se amagufa yararaje kubwira amagufa ibibazo hari abantu bayoboye hari abantu baba baragiye intama bakabwira intama ibibazo intama kumva ibibazo byawe iragira ite intama iravuga itamba nibyo ivuga gusa kubwira inka ngo nararushe inka iragira ute kubwira ihene uragiye ngo naragowe iragira ite uraziragiye weho icyo zigutegerejeho ni ubwatsi pointre kandi uko utayiragiye nturayikama icyo mvuga ntangariza amahanga abasenga mu byumba abaja ku misozi abaja mu butayu abantu basenga bose bamenye ko twakoze ikosa ryo kwinjira mu bihe tutagira amavuta ahangana n'ibihe pointre nta kindi biga y'Imana yo ahubwo yarakoze kandi se ko abantu basengaga cyane vuga ko bateranaga cyane gusenga no guterana biratandukanye oya iyo misozi yose waruvuze n'ahandi n'ubyo byumba byabaga byuzuye umushumba abajyagayo by'ukuri ubu barakomeye babaze kereka umbwiye utuyu ndamuzi yajyagayo bajyagayo bajyanywe n'iki umuntu agiyeyo wabonaga baja gusenga bajyanywe n'iki uzampa agenda uzampe Bibiliya uzampe igitabo uzampe diplome uzampe masters uzampe kuja i Burayi kandi Burayi niho covid izakomera iyo basaba imbaraga haleluya jambo riravuga ngo mubanze mushake ubwami bw'Imana aho ushobora kumbaza uteweho nta bintu nasabye byinshi ariko nkabisaba ngo bize hejuru y'amavuta niyo mpamvu nubwo nagabanyukiwe ariko si cyane iyo nshugushije mba numva utuvuta tukirimo niyo mpagaze imbere y'iteraniro mba numva hareruye mba numva hari akantu kaza
nkumva ku mudugudu nyoboye, ku itorero nyoboye, mba numva hari amavuta abana tubana iyo uteranye nabo uba ubona hari aho dutandukaniye n'abandi, kuko twe twagumye ku gikumba turavoma, hakinze turavoma, hakinguye turavoma, turi kwanga kuba nk'abadasenga. Ikintu nkubwiye ni kimwe, ubuse nkubwira ibyanyu, Imana idufashe kandi tugerereze kandi duhereze ubugingo. Petero na Yohana se ntubazi, ntibageze ku kirema se cyari cyanyuzeho bangahe? benshi banyuzeho benshi, bajyaga ku ifaranga gusa. Imana igufashe cyane. Aha ingire icyo nkubwira, abagira neza ntacyo bazamarira ubugingo. Ako kantu karakomeye mushumi, sindabaca intege. Iki kirema impamvu Petero na Yohana bakimye ibiryo, iyo bagiha ibiryo cyari kuzaheraho, cyari kuzaheraho. Umuntu ashobora impamvu nkubwiye niki, nshobora kuba naraguye ukampa inyama, none se ubwo mba ngize zakubyutsa se, zambyutsa se. Nshobora kuba naraguye ukampa imodoka, si yego, nzashima, ariko ntagaragaje ko uba wirengeye ko ibibazo byose. Nshatse kuvuga ko kugirira neza umuntu ugahendahenda umuntu kandi yararetse Imana, uba uri kurushaho kumuroha. ni uguhendahenda ubumuga bwe, ni icyaha cye n'abadayimoni be. Umuntu wasaze kumuhendahenda ukamuha ibirayi, ubwo aba akize ibisazi, ahubwo uri kugira ngo asara afite imbaraga, ahubwo umwirukanamo imyuka ahubwo umwirukanamo iyo myuka mibi. Kandi nta kindi kirukana imyuka mibi, ni umwuka wera. Ku isi hari imyuka ibiri, imibi n'umwuka wera. Bari mu mwuka wera birukanye imyuka mibi, gihagurutse. Wongeye kucyumva ku irembo, tandukanye ibi bintu. Kuva muri 40 bagiha cyagarukaga ku irembo, barakigaburira kigaruka ku irembo, bagiha imyenda kigaruka ku irembo, bagiha ibiryo kigaruka ku irembo, bagiha ibiceri kigaruka ku irembo. Umunsi bagihaye umwuka cyarabakurikiye kigeze mu rusengero. Ibindi byose bagihaye nta rusengero kinjiyemo. Batifata irindazi kikarirya kikagumaho, batifata umukati kikawurya kikaguma, batifata ijana kikaribika kikaguma. Bagiha umwuka kiti haleluya, kiba kigiye mu rusengero, nacyo kija gukiza abandi. Ibihe tugezemo kandi tugiye kugeramo kandi tuvuyemo bizadukomerera bitewe nuko dukomeye, bitworohere bitewe nuko tworoshye, bidutsinde bitewe nuko turwana. Icyo data ashaka muri ibi bihe rero nuko abaguye babyuka bakambara imbaraga, bakagarurirwa, bakambara imbaraga kugira ngo ibije bazabicemo neza. Kuko ibi byo abadakizwa bo babinyuzemo biba, babinyuzemo bari mu nzu za rubanda, bo byari biboroheye. Naho uwaguye yakubitirwaga habiri, yajagaga ku Mana igakubita iti ko wagiye mu ntege nke, yagera kuri Satani igakubita iti ko wansize, agahera umwo murungabanga. Ariko uyu munsi Imana iduhaye amahoro, iduhaye agahenge ko gusenga Imana. Icyo turi kuvuga bizongere bitubeho se, aho no hari ikibazo, bizongere bisange tukiri babandi, tuja gusoza byongere bisange turi babandi, twongere turutange nk'uko twarutanze, tuzongere turindagire nk'uko twarindagiye, tuzongere duhunagire nk'uko twahunagiye. Niho mpamvu uyu mwanya wa none nibakora ikosa ryo gushaka ibiryo kurusha umwuka bazanongera, kandi kuko ibikomeye ntibishize bihoraho. Aha mu isi hari ibikomeye byinshi, ugera ku zuru rikagwara ugasanga byakomeye, iryinyo rwagwara ugasanga byakomeye, ugutwi kwagwara ugasanga byakomeye, mu mutwe hagwara ugasanga byakomeye, aka kagufa karwara ugasanga byakomeye, ibere ryagwara ugasanga byakomeye, umutima wagwara ugasanga byakomeye, impyiko yagwara ugasanga byakomeye, ikijima cyagwara ugasanga byakomeye, epfo hagwara ugasanga byakomeye, ivi ryagwara ugasanga byakomeye, tibia yagwara ugasanga byakomeye. Ntaha twebwe twikoreye amakuba impande zose, ariko abazi Imana yabo bazakomera, nibamara gukomera bakore iby'ubutwari.